kwirukanga cyane n'agakingirizo bicaye ku wowe ntabwo kigena uko byatangiye urunyogwe se nani ikintu gihari umuntu rwakiriza iki kandi nta n'udukingirizo naguse ntabwo yagebereye kandi gukorera aho ni icyaha sibyo kanze ajye gushaka udukingirizo kaze n'amagara bamutima atunzanire nta dukingirizo ntacyabaye yazana n'agafanta wenda sibyo gafanta ase uyu mukobwa kataza ariko ubwo ari we wabona mbese ukabona bino bintu byo nyayibushe ntukomange karibu urisanga hano injira rwose injira nakwicara se bebe nta kibazo gusa urumva nta byaha yesu fresh igihe ntabwo wandusha natinze watinze nari maze kurwara ubushagarira ushagarira bw'iki hamwe n'ihungabana nari nzi kubibumvise nkuzi ntabwo ubeshya uzi wabaye umuntu ko mbona usigaye wambara amasonga mbere igihe ntazambaye kuzambara ndayikunda cyane urayikunda ariko umujyi uje gusura seruko ujya uza nk'umwari w'u Rwanda sibyo nzaza mbikore ntari none se ikibazo mfite ni iki ngiki nguhamagara nakubwiye ngo uzaze kunsura wambaye akamini ita kuko ntaribona tako se ni ngombwa nose izi rumbiya niba ari rumbiya niba ari za ndombora ya soro nizo nkunda none isi wambaye ibyo nkunda urabona gutya ndagira utapete na gutya ariko ntacyo bitwaye nese umuntu nambaye ibyawe mu gikonde tako byiza nuko biri mu mapantaro yes nyine uzajya uza kunsura wambaye ijipo please sir nzagerageza ko sinjya nambara amajipo mu buzima bwanjye naniyongera nose nk'ipantaro kurwana nayo umuntu ayikuramo biba bigora oya biroroshye basi tujye kurwana mu cyumba se hari umuntu ugiye kuzana agafanta nari bika tujye mu cyumba se tugute kwirukanga cyane n'agakingirizo bicaye ngushye ntabwo se sha urambaza ngo ndinde umuntu usaze muri uru rugo umuntu uba hano uramuyobewe kingura urimo uratonora wa muhungu iyo ngeso wogeye wadukanye muri uru rugo ibintu nari narabiciye nari naraciye ingeso wongeye kuzana abakobwa kandi wongeye kuzana abakobwa wa muhungu ntabwo ushobotse iyi ngeso nayiciye muri uru rugo wongeye kwinjira abakobwa hano umuhungu n'ingeso ze birandambiye gukora iki hano sinakubuje kujya kwinjira muri uru rugo narakubujije uje kugira uti umwana wande wawe iyi nda ni iyawe njyewe iyo nda ni iyanjye bishoboka bite cyane rwose wibuke bya bindi twakoze nayihakanye
ndayihakanye iyo nda ntabwo ari yanjye wayiguteye arahari kandi ari muri rugo kuki ushaka kuyingerekaho kandi atari yanjye bivuga ko ari wowe twabikoze nyuma kubikora nyuma se bivuze ko ari njyewe cyane rwose ni iy'uwa mbere we wakubanjeho ndayihakanye umubyeyi niwe ubuzi papa w'umwana ugomba kuyemera umva ugomba kumfasha kurera iyi nda yawe nasoni karavuga ukareba nk'isambaza mwana wanjye nakubwe kwenda atari yanjye nyira yarahari kandi aba nk'uru rugo none se burya uri kumvejaguraho wasuye yego turwa turwa iki se sana gutera ibibazo nyuma nangiza ngo we kati uramusuye sheri umugabo wawe ni uwo nguwo umugabo wanjye kanyegeka iyo nda ni y'uyu mujama yavuge neza inda niya none reba ni ikimenyane banzirebe ni yawe asuhugu uzaba kwiza uretse utanteranya n'umukunzi wanjye ni gutyo uhora unsenyera kandi nawe ubundi abakobwa ukira wagira ngo bakurongora mu kanwa wirirwa uvuga ibigambo bidashinga abakobwa ukira ubundi uzaba kwiza radashira kumva uyu muhungu ngiye nakundanaga n'uyu mukobwa kumva noneho uyu mukobwa ndamusaba ngo azansure aje kunsura uyu nguyu yanteraga papo ahita mubetana barankingirana hano none nyuma yo kunkingirana none havutse nini uwo mwana nyine yakaka nibarize we naguze se w'umwana ndamuzi ise umwana ninde hano ndamuhakanye ni rwese amakuru umwana gute wihakana umwana wawe uramwihakana se ntabwo ari gute wihakana si wowe wayishyizemo ntabwo ari wowe wayishyizemo umwana ntabwo ari uwanjye ni we mwahuye imbere kandi ayo makuru ndayazi ariko ibintu ndi kumva ni ibiki hagati mfite ibimenyetso mbese utwahuye mbere ko namuzanye ugahita umukatana twahuriye he mbere yaho se mbere yaho se he mbere yaho hehe narinzi muvuye ikintu cyane kamwe wajya banzumbwire ushatse bararyama nyirabizi arakubeshya kuko ndashaka uceceka mbwira wavuga iki se uri kumwe n'undi mbwira bararyama nyirabizi ko neza baryamanye mbwira ariko se nawe umenye ibyawe wembwira ngo ko baryamanye menye ibyawe nanjye namenye ibyanjye mumenyane nyine akantu kareba none ngo turi kurakana umwana wawe nimba uzi ko baryamanye wabimbwira ahubwo ndashaka ko mumfasha kugufasha gusa wumva uwo musoso umeze nk'uwo muzi yongo ukumva wanga umwana ndamujyana kwa so na nyoko na mukecuru wawe na sokokuruza wawe wese ndabazi urwo rutwe rero rumeze nk'uruhaza rwa mukeza ngango uraretse aho ngaho n'ibyo byose wagira ngo ni imitobo uramutunga ukabinakeza ndabihakanye sura umuntu wihakana umwana ariko yibu ni ihari injira mu nzu ubundi ugomba gutunga uno mukobwa kuko niwe wamuteye ugomba kumutunga kuko nabi cyangwa ko genda ukurafuze nze nsanga ibyo bibazo byarangiye muhita mujya gukodesha inzu yanyu kakubitwe n'inkuba